여러분 안녕하십니까? Hello everyone. Mwiriwe. Ndashima cyane kubasha kugira igiterane nk'iki ngiki. Mu gihe kubwiriza ijambo ry'Imana, nibuka igihe nakiraga kiza hashize imyaka nka 60 n'uyu munsi none binkora ku mutima cyane. Nabayeho mbabazwa n'icyaha ariko umunsi nakizwaga ibyaha byanjye ubuzima bwanjye bwarahindutse. Kuba mbasha kuvuga kuri ibi bintu rero biranshimisha. Kubw'ubuntu bw'Imana mbasha kubisangiza abantu benshi mu isi kandi nkabyishimira cyane. Uyu munsi turasoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 8. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Mu bumbure birazanye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 8 ndasoma mpereye ku murongo wa mbere. Yesu ajya ku musozi wa Elayono. Azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero, abantu bose bazahari aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafasha sambana bamuta hagati. Baramubwira bati mwigisha uyu mugore bamufasha sambana kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo abone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha abari ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati wa mugore we babandi bakuregaga barihe? Ntawagucireho iteka? Ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Dusomye kugeza ku murongo 11. Ndibaza ko ibyanditswe dusomye muri aka kanya nta muntu udashobora gusobanukirwa amagambo arimo cyangwa se iyi nkuru ibyivuga. Ariko se Imana ibi yabivuze ishingiye kuki? Ese ni Imana iri kugerageza kutugezaho binyuze muri iyi nkuru? Ibyo se abantu benshi babisobanukirwa. Abantu basoma Bibiliya ariko batazi neza umutima w'Imana wari wo, bashobora kuyoba mu gihe basoma Bibiliya. Ntabwo dukwiye gusoma igice kimwe cya Bibiliya cyonyine gusa. Dukwiye kubasha kubona igishushanyo cyose kigari kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka kutubwirira muri izi nkuru. Nagize ibihe bingoye kuko ijwi ryanjye ritari rimeze neza. Mu ijosi twese tugira ikintu cyitwa vocal cord aricyo gisohora amajwi. Nari mfitemo utubyimba dutatu twanganaga nk'igishyimbo buri kamwe muri two. Kubera ko rero hakorwamo vibration amajwi agasohoka, ariko utwo tubyimba twatumaga ijwi ryanjye ritabasha gusohoka. Byabaga ngombwa ko nsakuza mu gihe ndi kubwiriza nubwo ntabishakaga. Nagiye kwa muganga kugira ngo bansuzume, basanga hari utubyimba dutatu ku muyoboro w'amajwi. Twari duto cyane mu gihe twahindaga tuburaga amajwi. Utwo tubyimba dutatu kamwe kangana n'igishyimbo ntabwo twatumaga ijwi risohoka. Ubu ngubu rero mbasha gusakuza ndi kubwiriza. Iki gihe nibwo nize uko ushaka gusakuza uvugira hejuru. Pardon, aho nakoraga umurimo w'Imana hari inzira ya bisi imbere y'urusengero rwacu. Rero mu gihe cy'imbeho nyinshi cyane kuko nta madirishya twagiraga, habaga harangaye, bisi zahaca zikahaca kandi nazo zivuza urusaku bigatuma mvugira hejuru n'ijwi rirenga. Rero byatumye mbagwa mu muhogo ku muyoboro w'amajwi. Nagiye ku bitaro by'umujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abadokiteri babiri aho ngaho. Uwambaze ni umuganga w'umuhinde, hari undi muganga wundi nanone. Uwo nguwo ni wanteye ikinya, yari umuganga w'umunyakoreya. Yari inzobere mu bijyanye n'ikinya. Umuganga w'umuhinde yaransuzumye umuyoboro w'amajwi nukora nambaga. Umuganga wari ushinzwe ikinya abanza gupima umuvuduko w'amaraso. Kubera ko mbere ko mbagwa mbaye mfite umuvuduko w'amaraso byo byabiri ikibazo. Umuganga w'umugore yarambwiye ngo umuvuduko w'amaraso uri hejuru, tugomba kugabanya umuvuduko w'amaraso. Yampaye ibinini by'iminsi 3 bigomba kugabanya umuvuduko w'amaraso. Nanyoye iyi miti iminsi 3, nuko umuvuduko wanjye w'amaraso usubira ku kigero gikwiye. Iminsi 3 ngarutse ku bitaro, umuganga w'umunyakoreya akaza arambwira ati paseri wamaze kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ndamubaza se nijye wabikoze? Ntireka Dani wowe wabikoze. Ako kanya arambwira ati ugomba guhumeka kwinjiza umwuka mwinshi. Ninkubwira kwinjiza umwuka mwinshi winjije, ninkubwira kuwusohora usohore. Ati ndamwenda ndayikora nkuko bimbwiye. Ati ngaho humeka winjiza umwuka mwinshi. Ninjiza umwuka mwinshi ndanawusohora. Nkimara kubikora arambwira ngo ubwo wamaze kubagwa. Nari nzi ko ari ibindi bari bukore, ariko wa muganga ushinzwe ikinya ubwambwira ngo nimpumeke cyane. Cyagibwo nahumekaga cyane bwo yesa nteramo wa muti w'ikinya. Ntabwo nzi byabayeho nyuma yaho. Yavuze ati humeka winjiza umwuka mwinshi. Ninjiza umwuka mwinshi ndanawusohora. Ati ubwo umaze kubagwa rero. Ni inkuru yatangaje cyane. Icyo naje kubona nuko nayo ifite umuvuduko mwinshi w'amaraso muri icyo gihe. Rero nanyoye imiti y'iminsi 3 kugira ngo mbashe kubagwa. Icyo gihe umuvuduko wanjye w'amaraso usubira ku kigero gisanzwe. Ntekereza ko bashize imyaka igera kuri 20, ariko kugeza ubu ngubu umuvuduko w'amaraso uracyari ku kigero gikwiye. Ibyo ni ibintu nshimye Imana cyane.
iki si cyo cy'ingenzi ariko kugira ngo mbashe kubagwa mu miyoboro y'amajwi nagombaga kubagwa, bagomba gusuzuma umubiri wanjye bakamenya ibibyimba biri mu miyoboro y'amajwi yanjye. Kugira ngo babagemo ibyo bibyimba bagombaga kuntera imiti y'ikinya. Nagomba kwitegura nkagabanya umuvuduko wanjye w'amaraso kugira ngo ntegurire umubiri wanjye guterwa ikinya. Mu gihe mfite umuvuduko w'amaraso ukwiye nicyo gihe banteye ikinya, ntabwo bashobora kumbaga ntanyoye ntatewe imiti y'ikinya, kubera yuko bapfuye kumbaga nababara cyane bikanagora muganga nawe. Rero umuganga w'ikinya arambwiye ngo wise ubuvuzi, ahubwo iyi ni intambwe itegurira ubuvuzi nyirizina. Ntabwo ikinya ari cyo kivura umubiri wawe. Kugira ngo umubiri wawe ubashe kubagwa ugomba kubaga ibyo bibyimba. Ibyo bibyimba byanganaga nk'igishyimbo bikajya bicubya ijwi ryawe. Mu gihe navugaga bya bibyimba byatumaga ijwi rirangurura. Mu gihe ibibyimba byafataga amajwi yanjye byabaga ngombwa ko mvugira hejuru kugira ngo ijwi rishobore gusohoka. Rero narimo gufata iyi miti ibinya kugira ngo umubiri wanjye ubagwe. Umuganga yaravuze ati ubu si bwo buvuzi nyirizina, ahubwo ibi ni ibitegurira ubuvuzi nyirizina. Kubera ko batanteye ikinya nababara cyane mu gihe ndi kubagwa, ariko mu gihe natewe ikinya nubwo bambaga bagakata bya bibyimba sinakumva ububabare. Rero ubuvuzi nyirizina byari ukubaga ibyo bibyimba n'icyuma. Ariko mbere y'uko ngera kuri iyo ntambwe hari indi ntambwe ngomba kubanza gucaho, ariyo y'ikinya. Ibi ngibi abantu bose barabizi. Mushobora kuvuga muti si ibyo ngibyo ko umuntu wese abizi, kuki bigutwara umwanya munini ubivuga? Ndagarukira ahangaha ntibibarakaze, ariko ibi nicyo kimwe n'ubuzima bw'umwuka. Kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe hari inzego bicamo kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Mbere y'uko ibyaha byacu byezwa dukwiye kubanza kumenya ko turi abanyabyaha. Ijwi ryanjye si ryiza. Kuva icyo gihe ijwi ryanjye ryarushijeho kuba ryiza. Muri iyi minsi hari ubwo mba numva nasaraye. Iyo mvugana n'abantu bakuze ntikiba ari ikibazo, ariko hari ubwo mba numva ijwi ryanjye ritameze neza. Bamaze kumbagamo ibyo bibyimba 3 narakize, ubu ngubu ijwi ryanjye ryarushijeho kuba ryiza kurushaho. Ubu rero igikuru ni uko ntabwo bari kubaga gusa ibyo bibyimba byari mu mijyana y'amajwi yanjye, bagombye kubanza kunteramo ikinya. Byabaye ngombwa ko mbanza gufata imiti y'ikinya. Nyuma yo gufata iyo miti, ubwo umuvuduko wanjye w'amaraso wagabanukaga, nicyo gihe babashije kumbaga. Kubera ko mfite umuvuduko w'amaraso ntabwo bashobora kumbaga. Kugira ngo bagabanye umuvuduko wanjye w'amaraso nagombye kunywa imiti, nayo iminsi 3, nuko bisubira mu bipimo bisanzwe. Nicyo gihe bashoboye kunteramo ikinya. Ariko ibyo si byo ubuvuzi nyirizina. Iyo ni intambwe ibanziriza ubuvuzi nyirizina bagomba kunkorera. Ngira ngo ibyo mvuga mwabyumvise. Ubuvuzi ni igihe barimo kubaga bya bibyimba, ariko ikinya ubwacyo si bwo buvuzi nyirizina. None kugira ngo twakire imbabazi z'ibyaha ni izihe ntambwe tugomba kubanza gucamo kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe? Ibibaye bizi ubuzima bwa bw'umwuka bwakoroha cyane, bitewe n'uko abantu benshi basoma Bibiliya ibice. Bibiliya y'igikora igizwe n'amapaji 1800, huzuyemo inzandiko nyinshi mo hano, nta n'igishushanyo kirimo. Huzuyemo inyandiko nyinshi cyane muri Bibiliya. Mu gihe nsoma Bibiliya mba ndi kubara igihe cyanjye, ubundi bintwara iminota 2 gusoma ipaji imwe. Bibiliya ifite amapaji 1800, uramutse ukubye na kabiri biba 3600, bivuze ko bintwara iminota 3600 gusoma Bibiliya yose. Ubwo rero mu masaha tubaze mu masaha yabara amasaha 60. Somye Bibiliya amasaha 10 ku munsi, bivuze ko mu minsi 6 nshobora gusoma Bibiliya yose guhera ku ntangiriro kugeza ku iherezo ryayo. Mu bihe byashize rero najyaga gusoma Bibiliya yose icyumweru cyose, byantwaraga iminota 2 gusoma ipaji imwe. Bivuze ko mu masaha 60 nshobora gusoma Bibiliya yose nkayirangiza. Ariko ntabwo ushobora gusoma Bibiliya yose ngo urinde uyirangiza icyarimwe. Mu gihe tuyisoma tugenda twumva ibice uko turusha kwisobanukirwa, ushobora kubona uburyo byuzuzanya kugira ngo ubashe kubyumva. Rero icyo gihe nagiye kwa muganga, kubera ko ijwi ryanjye ritari ryiza, nagiye kwa muganga nuko baransuzuma. Isuzuma ubwaryo si bw'ubuvuzi. Binyuze mu isuzuma bamenye yuko hari ibibyimba 3 mu mijyana y'amajwi yanjye. Nyuma yo gutahura ibyo bibyimba 3 mu mijyana y'amajwi kugira ngo mbagwe, bagombye kuntera ikinya. Kugira ngo babashe kuntera ikinya rero, bagombye kugabanya umuvuduko wanjye w'amaraso, kuko batantera ikinya mu gihe umuvuduko w'amaraso ari mwinshi. Izo ntambwe zose rero sizo ntambwe z'ubuvuzi, ahubwo ni intambwe zitegurira ubuvuzi nyirizina. Ngira ngo ibyo nabisobanuye cyane mwabyumvise. Mwamaze kubyumva? Yego. None nize ntambwe tugomba gucamo kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Ese ni Imana igomba gukora kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe? Kugira ngo ibyaha byacu byezwe, yashimye kuduha imbabazi z'ibyaha. Kugira ngo duhe imbabazi z'ibyaha, tuba dukwiye kubanza kumenya ko turi abanyabyaha, sibyo? Rero hari intambwe ducamo kugira ngo Imana ibashe kweza ibyaha byacu. Intambwe ya mbere yo kwezwa kw'ibyaha byacu
ni ukubanza kuduha amategeko 10. Amategeko 10 ubwayo nyirizina nta ruhare agira mu kweza ibyaha byacu. Amategeko atumenyesha ibyaha byacu. Reka turebe amagambo agaragara mu Baroma ibice 3. Reka turebe mu Baroma ibice 3 haranditswe ngo, reka turebe Abaroma ibice 3 umurongo wa 19. Ese haranditswe ngo iki? Haranditswe ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga bibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Reka ibi tubiganireho. Hari itegeko rivuga ngo ntugasambane, sibyo? Tukaba turimo kuvuga ku mugore afashwe asambana. Reka mbabaza aka kabazo. Niki cyabanje? Ese ni icyaha cyo gusambana cyangwa ni itegeko ribuzanya gusambana? Ese itegeko rivuga ngo ntugasambane niryo ryabanje cyangwa icyaha kibuzanya gusambana nicyo cyabanje? Icyaha cyo gusambana nicyo cyabanje, nicyo cyatumye haza itegeko ribibuzanya. Niyo mpamvu dufite iryo tegeko. Niki cyabanje ari ubujura n'itegeko ribuzanya kwiba. Haranditswe ngo ntukabeshye. Impamvu bashyize iri tegeko rivuga ngo ntukabeshye ni ukubera ko hariho abantu babeshyaga, sibyo? Impamvu hari itegeko rivuga ngo ntugasambane ni ukubera ko hari abantu basambana. Hari itegeko rivuga ngo ntukibe, iryo ryabayeho kubera ko hari abantu biba. Mu mategeko rero haravuga ngo ntukagire indi mana mu maso yanjye, ntukagire ishusho yose mu maso yanjye, urajya ubaha umunsi w'isabato, ujye wubaha ababyeyi bawe, ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukarega abandi ibinyoma, ntukifuze ibintu bya mugenzi wawe. Hari amategeko 10 yose hamwe. Ese icyaha nicyo cyabanje cyangwa amategeko niyo yabanje? Icyaha nicyo cyabanje, sibyo? Niba nta muntu wasambanye na rimwe, ntabwo twakaba dufite amategeko abuzanya gusambana. Iryo tegeko riba ririho ariko nta muntu ugikora icyo cyaha, iryo tegeko ntacyo ryari rimaze, sibyo? Murabyumva? Muri Bibiliya ubwo Imana yaduhaga amategeko, mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 ko niko havuga. Haranditswe ngo nubahiriza amategeko yanjye yose uzabona umugisha, nutabikora uzavumwa. By'umwihariko mu gutegeko ku 2 igice cya 28 aravuga ngo niwitondera amategeko yanjye uzabona umugisha mu majya no mu maza, ikiwuvugiramo, igitebo cyawe kizabona umugisha, imikumbi yawe izabona umugisha, imbuto z'umurimo zizabona umugisha, abashyitsi bazabona umugisha, uzabona imigisha myinshi. Ariko nutayubahiriza nanone uzavumwa mu majya no mu maza, uzavumwa. Siko bimeze? Rero ubwo Imana yaduhaga amategeko, ese twe twarakoze ibyaha cyangwa twe tutarakora ibyaha? Twari twaramaze gukora ibyaha icyo gihe. Mu gihe twabwaga amategeko rero turamutse tubahirije neza ibyaha byacu byababarirwa? Oya. Iyo tuza ko twabahirije amategeko neza ntidukora icyaha, nta mpamvu yuko Yesu ari kuza kudupfira. Amategeko rero, amategeko ya Mose ntabwo ashobora kutweza habe no kuducungura. Amategeko yatanzwe kugira ngo ibyaha bigwire, kugira ngo dusobanukirwe ibyaha byacu tubimenye. Tumaze kumenya ibyaha byacu, nta kindi kirenze kuri ibyo amategeko yaduha. Kubahiriza amategeko waramaze gucumura nta kiba bikimaze. Imana ntabwo yaduha amategeko rero kugira ngo tube abantu beza. Uko kubahiriza amategeko ya Mose neza kose ntabwo byakubohora icyaha, wakomeza kuba umunyacyaha. Kubahiriza amategeko nibyo kugira mwiza kurushaho. Ubu rero hano icyo Abaroma ibice 3 batubwira hano, ni munyumve neza, mu murongo wa 19 haravuga ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga byose bibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Hari abantu batwarwa n'amategeko, hari n'abantu badatwarwa n'amategeko. Itegeko ravuga ngo ntugakore icyaha. Umuntu utarakoze icyaha uwo ntatwarwa n'amategeko. Uwakoze icyaha watwarwa n'amategeko. Abamaze kwica amategeko baramutse beyemeje kwibahiriza guhera icyo gihe, none ayo bamaze kwica yakurwaho, yakwirengagizwa, byagenda bite? Uwamaze kwica amategeko aramutse yemeje kwibahiriza guhera icyo gihe, ese ibyo yakoze mbere bwo byakwirengagizwa? Nimunyereke. Abamaze kwica amategeko uko bakubahiriza amategeko neza guhera icyo gihe, ibyo ntabwo byabeza. Ese niki Bibiliya iri kuvuga hano? Reka tubyitegereze neza. Mu murongo wa 19 ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga byose bibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Umurongo wa 20 aravuga ngo iki? Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko yari yamenyekanisha icyaha. Ubwo bambagaga mu mijyana y'amajwi babanje kunsuzuma bati ufite ibibyimba mu mijyana y'amajwi yawe, rero tugomba kubibaga, ariko mbere yaho tugomba kubanza gutera ikinya. Gusa ntabwo twagutera ikinya tutaramenya umuvuduko w'amaraso. Babanza kumpima umuvuduko w'amaraso, nyuma yaho muganga arambwira ati Pastor, ndabona wagabanyije neza umuvuduko w'amaraso yawe. Ndabwo nereka nimwe mwabikoze ko nimwe mwamvuye. Rero naryamye ku buriri kugira ngo banteremo iyo miti. Hirya yanjye harahagaze abaganga babiri, umwe ushinzwe ikinya undi ushinzwe kubaga. Umuganga ushinzwe ikinya yaravuze ati Pastor, injiza umwuka mwinshi uhumeka. Ni sawa. Nuko ahita nteramo urushinge rw'ikinya ntanabizi.
njye nakomeje kwita kugira kuvuga ngo uhumeka cyane winjiza umwuka mwinshi, nuko ninjiza umwuka mwinshi, ako kanya mpita ntakaza ubwenge. Nyuma y'igihe gito baravuga ati paseri uhumeka cyane, nuko mpumeka ninjiza umwuka mwinshi mpita nkusohora. Aravuga ati ibagwa ryarangiye. Narutse bantera ikinya bongera kumbwira ko byarangiye. Guhera icyo gihe kuvuga byatangiye kujya binyorohera. Rero guterwa urushinge rw'ikinya, icyo si cyo gice gikuru cy'ubuvuzi. Ibyo siko kubagwa nyirizina, ahubwo ni intambwe integurira kubagwa. Kubera ko ntatewe ikinya ntabwo ushobora kubagwa. Nicyo kimwe rero n'amategeko nayo. Amategeko ubwayo uko wayubahiriza neza kose ntabwo yakweza, ntabwo yagutunganya, ariko intego y'amategeko ni ukutumenyesha icyaha cyacu. Yesu yaje kweza ibyaha byacu, ariko utamenye ko ufite icyaha, utamenye ko ufite icyaha, nta mpamvu ko wakwizera Yesu, sibyo? Mbere na mbere kugira ngo tumenye ko turi abanyabyaha hariho amategeko, kuko amategeko rero aramenyekanisha icyaha. Reka turebe umurongo ukurikiraho, umurongo 20, kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Ntabwo ibyaha byacu bishobora kwezwa binyuze mu mirimo itegetswe n'amategeko, ariko umurongo 21, umurongo 21 uravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Gukiranuka kw'Imana kudaheshwa n'amategeko kuvugwamo aha ngaha ni imbabazi z'ibyaha, ntabwo guhuriye n'amategeko. Waba warubarije amategeko cyangwa se utarayubahirije, icyo si cyo gikuru, kubera ko ni gukiranuka kuva kuri Yesu kwahamijwe n'amategeko ndetse n'ibyahanuwe. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Uyu munsi Imana duha amategeko kugira ngo tumenyeshe icyaha cyacu. Nubwo Yesu yapfuye ku musaraba akeza ibyaha byacu, mu gihe utabizi kuri umunyacyaha mbere na mbere, si ibyo bishatse kuvuga iki? Dukina amategeko rero kugeza aho dusobanukiwe ko turi abanyabyaha. Nyuma yaho ku yindi ntambwe ikurikiyeho ntabwo ukina andi mategeko yandi, ntabwo ukina andi mategeko yandi, ariko abantu bashaka kuba ubuzima bw'umwuka bubahiriza amategeko bigira abantu beza. Nicyo abantu batajya bumva neza hano. Nta muntu umwe ushobora gutsindishirizwa n'imirimo yategetswe n'amategeko. Rero hariho ibintu bibiri, hari ikintu kimwe Imana yakoze kugira ngo dukize ibyaha byacu. Nubwo dukize ibyaha byacu mu gihe tutamenye ibyaha byacu, ibyo ntacyo byaba bimaze. Rero Imana ishaka kutwigisha ibintu bibiri. Mbere na mbere ishaka kubanza kudukiza ibyaha byacu, ariko icyabanjirije ibyo ngibyo, abataramenye ko ari abanyabyaha, uko yabareje ibyaha byacu kose ntabwo babitahura. Mbere na mbere dukwiye kubanza gutahura ibyaha byacu, nyuma yo kubanza kutumenyesha ibyaha byacu yakurikije kweza ibyaha byacu. Gusa ibintu bishengura umutima uyu munsi wa none ni uko mu nsengero nyinshi uyu munsi wa none, kubera ko batazi Bibiliya, hari insengero nyinshi usanga buri ku cyumweru mu gitondo bahora basubiramo amategeko 10. Aya mategeko 10 niyo mategeko nyirizina twayahawe kugira ngo tumenye ibyaha byacu. Mu gihe umaze kumenya ibyaha byawe, ntabwo bigikeneye ko twubahiriza amategeko kundi. Tugomba guhagarara imbere ya Yesu kugira ngo twakire imbabazi z'ibyaha, tuba dukeneye iyo ntambwe. Ku Mana rero, ubwo Imana yaduhaga amategeko 10, uramutse uyubahirije wabona umugisha, niko handitswe ngo uzabona umugisha mu majya no mu maza, uzabona umugisha mu cyubu uvugiramo n'igitebo cyawe. Ariko yari isanzwe ibizi ko n'ubundi tutazayubahiriza. Ubwo Mose yajyaga ku musozi wa Sinayi, Imana yamuhaye ibisate 2 by'amabuye byanditseho amategeko. Irangije arabwira ngo nimuyubahiriza yose, muzampindukira ubwoko bw'abatambyi, muzampindukira ubwoko bw'umugisha. Abisirayeli barasubiza bati mwami byose tuzayubahiriza. Ariko Imana ntiyigeze yizera umwana w'umuntu, yari ibizi neza ko tuzakora ibyaha. Mose amanutse umusozi wa Sinayi afite amategeko 10 mu biganza bye. Yari afite ibisate 2 by'amategeko mu maboko ye, ariko mu mutima wa Mose yari afitemo ubuturo bwera bw'Imana muri we. Ubwo yari hejuru ku musozi wa Sinayi mu gihe cy'iminsi 40, yashoboye kwiga neza imiterere y'ubuturo bw'Imana mu ijuru. Ati iki ni igicaniro, iki ni igikarabiro cy'umuringa, aya ni ameza y'imitsima amurikwa, iki ni igitereko cy'amatabaza, iyi ni isanduku. Imana yamwemereye kubyiga byose neza. Muzi icyo yaje kuvuga rero? Ngo nukora icyaha uzafata umwana w'intama, umwice, amaraso ye uyasige ku mahembe yo ku gicaniro, icyo gihe ibyaha byawe bizababarirwa. Imana yamubwiye kubaka ubuturo bwera no hasi, ni ukuvuga ngo mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera byitwa ubuturo bwera. Kuki babyise ubuturo bwera? Kubera ko mu isezerano rya kera bakimara kuva mu gihugu cy'Egiputa babaga mu butayu, aho ntibari kubaka amazu manini akomeye ahoraho, bari barabwubatse mu buryo bw'ihema. Nicyo cyatumaga babwita ngo ni ihema ry'ibonaniro cyangwa se ubuturo bwera. Rero rwari urusengero ariko rwubatswe mu buryo bw'ihema. Bamaze kuva mu butayu mu minsi y'umwami Salomo, ntabwo byari bikiri ihema ry'ibonaniro, ahubwo bubatse n'urusengero. Agendeye neza ku gishushanyo yaboneye ku musozi w'i Sinayi,
Mose manutse rero afite ibisate bibiri by'amategeko byanditswe amategeko 10, amara iminsi 40 n'amajoro 40 aho ku musozi wa Sinayi, ko nta biti byahabaga hari ibitare gusa, nta muntu wari uzi neza ko akiri muzima. Baratekereje bati ubu ngubu yamaze gupfa, none ubu ninde ugiye kuzatuyobora noneho? Kugira ngo birinde ko abantu batatana, kugira ngo abantu bakomeze bagumishe hamwe, bari bakeneye ikintu runaka kigaragara, kubera ko ntibari kwemera ko abantu batatana gutyo gusa. Nicyo cyatumye bacura ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Nuko Mose amanutse yitwaje bya bisate bibiri byanditse amategeko 10. Itegeko rya mbere ryavugaga ngo ntukagire indi mana yindi mu maso yanjye, ntugacure igishushanyo cy'ikigirwamana icyo ari cyo cyose. Baramaze kwica amategeko abiri ya mbere. Nicyo cyatumye Mose ashanjagura bya bisate by'amabuye, kubera ko yogomana bya bisate by'amabuye byanditse amategeko, kuba bari komeza gukora ibyaha ndetse bari gukomeza kuvumwa. Kuri uwo munsi abantu 300 bose barishwe bitewe no gucura ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Icyatumye Imana iduha amategeko 10 rero, nta yindi mpamvu ko ari kutumenyesha icyaha cyacu kugira ngo tumenye ibyaha byacu. Hano mu Baroma ibice 3 haranditswe ngo kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Umurongo wa 20 aravuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Ikintu abantu bibeshyaho mu nsengero z'uyu munsi nuko iyo umaze kumenya ibyaha byawe, guhera icyo gihe ntiwagikina amategeko ukundi. None bivuze ko twakwikorera ibyo ko twishakiye? Ese twapfa kwibeshyera gusa? Ese twakwica twapfa kwisambanira? Oya, siko bimeze. Icyo dukora ni iki rero? Nyuma yo kumenya ibyaha byawe, mu gihe wakira imbabazi z'ibyaha binyuze mu buntu bwa Yesu, haranditswe ngo amategeko yanjye ntabwo Imana izayandika ku bisate by'amabuye ukundi, ngo amategeko yanjye nzayandika mu nda yabo no mu mitima yabo niho nzayandika. Nta mpamvu ko twakayobowe n'amategeko ukundi rero, kubera ko nk'uko bivuze mu Baheburayo igice cya 10 ngo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli, kuko iminsi izaza ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo, mu nda yabo no mu mitima yabo niho nzayandika. Niba amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yacu, icyo gihe imitima yacu dushobora kumvira ijambo ry'Imana. Ikintu gitangaje nuko tumaze kwakira imbabazi z'ibyaha, mu gihe umwuka w'Imana umaze kwinjira mu mutima wanjye, naje gutahura neza umutima w'Imana uwo ari wo. Burya niyo mpamvu Imana yaduhaye amategeko. Icyo naje kugitahura neza, nubwo ntagerageza kubahiriza amategeko, kuva umwuka wera atuye mu mutima wanjye, nk'uko Bibiliya ivuga ngo nzandika amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Umwuka wera ntagiraga mu gihe yinjiye mu mutima wanjye atangira kuyobora ubuzima bwanjye mu buryo butunganye. Ariko ikintu cyinshi insengero nyinshi zikora muri iyi minsi kubera ko batazi Bibiliya, abantu bibwira ko tugomba kubaho ubuzima butunganye binyuze mu kubahiriza amategeko. Nta yandi mpamvu amategeko yarabereyeho ko ari kugira ngo tumenyeshe ibyaha. Mu gihe umaze kumenya ibyaha byawe rero binyuze mu mategeko, ntabwo usabwa kongera kubahiriza amategeko nanone. Uramenya uti ndi umunyacyaha, none ubu icyo nkwiye gukora ni iki? Ku muntu wamaze kumenya ko ari umunyacyaha, icyo baba bakeneye nta kindi ni amaraso ya Yesu. Ntabwo twari dukeneye amaraso ya Yesu igihe tutari tuzi ko turi abanyabyaha. Mu gihe turebye ku maraso ya Yesu rero, turamenya ngo ndi umunyacyaha, burya nari umunyacyaha mubi cyane kandi wanduye. Yesu yapfira ibyaha byanjye ku musaraba rero, yeza ibyaha byanjye kubw'amaraso ye. Binyuze mu rupfu rwe ibyaha byanjye byababariwe ku musaraba. Ubu sinyira umunyacyaha ukundi, ubu Yesu yishyura ibyaha byanjye, ubu ndakeye. Uku niko tugomba kwimukira mu kwizera. Ariko Satani yaradushutse. Mu gihe wongeye kureba ku mategeko nanone, amategeko akomeza kuduciraho iteka ngo uri umunyacyaha, ngo wakoze icyaha uyu munsi, dore wibye, uyu munsi wagize irari, wasuzuguye ababyeyi bawe, wagize ubuhehesi. Amategeko akomeza kuduha ibitekerezo by'uko turi abanyabyaha. Abantu benshi bagiye mu nsengero uyu munsi, impamvu bahora baboshywe n'icyaha ni ukubera ko batwarwa n'amategeko. Hano mu gitabo cy'Abaroma ibice 3 mu murongo 21 haravuga ngo ariko none rero gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuro byo biguhamya. Murongo 22 ngo niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Nibyo ko kugenda ku mategeko nakoze ibyaha, ariko Yesu yabambiye ibyaha byanjye ku musaraba. Mu murongo 23 kuko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Nibyo kuko bose bakoze ibyaha, abakoze ibyaha uko bagerageza kubahiriza amategeko neza kose, kuba bakubahiriza amategeko ibyo ntibyakweza ibyaha byabo, niyo mpamvu ikibategereje ari umuvumo. Rero umurongo 23 uravuga ngo uko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Umurongo 24 uravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Mu gihe Yesu yapfiraga ku musaraba, wabyizera utabyizera, ibihembo by'ibyaha byacu byari byaramaze kwishyurwa. Murabyumva? Iyo ugiye mu rukiko
umushinjacyaha ni urondora ibyaha byawe, hanyuma umucamanza akaba ari we wemeza igihano uhabwa. Igihano kiruta ibindi byose mu gihugu cyacu ni igihano cy'urupfu, kubera ko abashinjacyaha badakunda gukoresha ijambo ngo igihano cy'urupfu. Iyo bajya kugusabira igihano bavuga ngo tumusabire igihano gihanitse urukiko rushobora gutanga, itegeko riteganya. Nta kindi gihano gikomeye cyane kirenze igihano cy'urupfu mu gihugu cya Korea. Reka twibaze wenda ko wishe umuntu umwe ugakatirwa igihano cy'urupfu. Reka twibaze wenda ko wishe abantu babiri, ese baba bagomba kukwica kabiri? Mu gihe wishe abantu 10, ese bagomba kwicwa inshuro 10? Oya. Pastor Kim Gisanga amaze kubwiriza mu kanya gashize, yagiye muri gereza mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya hari umuntu wari ushinzwe ibijyanye no kugorora abagororwa. Harimo umugororwa mwiza cyane w'inyangamugayo. Yari umuntu w'inyangamugayo cyane w'umugwaneza muri gereza. Uyu muntu yaje kumusinyira urwandiko nuko ararekurwa. Yavuze ngo umuntu nk'uyu nguyu ntagakwiye kuba muri gereza, akwiye kuba hanze muri rubanda. Amaze kujya hanze muri rubanda, mu cyumweru kimwe cyonyine gusa yishe abantu 8, nuko aratoroka ntibongera kumubona ukundi. Wundi wasinye urupapuro ngo narekurwe yanyuze mu kababaro kenshi cyane. Muri gereza asaga nk'umuntu mwiza, yasaga nk'umuntu rwose w'inyangamugayo cyane, w'umunyakuri. Yatekereje ko atazakora icyaha none, nuko amusinyira ko yarekurwa. Ariko nyuma y'icyumweru kimwe yica abantu 8, nuko aratoroka arahunga. Uwo mugabo waje kumurekura yumvaga ibyigisho bya Pastor Kim Gisang, yarabikunze cyane, arabyishimira, nuko amuha kujya yigisha mu magereza yose muri Kenya. Mu gihugu cya Kenya, Perezida witwa Kenyatta yumvise ibi bya Mind Education. Uko niko twashoboye gutangira ibyigisho bya Mind Education muri gereza zo muri Kenya. Umukuru w'igihugu cya Kenya ubwo yatubonaga yaratubwiye ati abakozi ba leta bose ba Kenya bagomba guhabwa amahugurwa. Ubwo iki gihe twatangira amahugurwa yo guhugura abakozi ba leta mu gihugu cya Korea. Bazaga muri Korea bagahugurwa bagasubira muri Kenya, barabikunze cyane. Leta nyinshi zo mu isi barifuza ko twahugura tukigisha abagororwa mu bihugu byabo. Mu mwaka washize muri Amerika y'Amajyepfo nasuye ibihugu 4 muri Amerika y'Amajyepfo, nuko mpura n'abakuru b'ibihugu 4 b'ibyo bihugu. Bose bifuje ko tubaha amahugurwa y'ibya Mind Education. Rero nabwirije ubutumwa bwiza wa perezida twahuye. Ubusanzwe guhura n'umukuru w'igihugu bimara nk'iminota 40, ariko arashoboye kubavugisha n'iminota 60 cyangwa se 70 uko nshaka kose. Nabwirije ubutumwa bwiza abakuru b'ibihugu 4 bose, ndetse bose barakizwa. Abakuru b'ibihugu nababwiye rero ntabwo byoroshye ko nahora mbonana namwe igihe kenshi, ariko ni mutegeka wa minisitiri w'uburezi, tuzakomeza kuganira na minisitiri w'uburezi kugira ngo izi gahunda z'uburezi tuzihe amashuri yose mu gihugu cyanyu. Mbere na mbere minisitiri w'uburezi naduha ishuri rimwe ryo gutangiriraho, tuzagerageza kubaha amahugurwa mu gihe cy'umwaka umwe, kubera ko ibitabo byacu byamaze gutegurwa. Nyuma y'umwaka umwe tuzakora igenzura ku banyeshuri bahawe amahugurwa n'abatarayahawe. Mu gihe tuzabakorera igenzura tuzabaha raporo, ni mu byishimira iyi Mind Education tuzaha abanyeshuri bose bo mu gihugu. No mu barimo muri icyo gihugu rero nabo tuzahitamo bamwe muri bo tubahugure. Nitumara kubahugura tuzakora ibishoka byose duhugura abo barimo mu gihe cy'imyaka 10 kugira ngo ibi ngibi bishinge imizi mu gihugu. Nyuma abanyeshuri abarimo bazajya bigishiriza abanyeshuri babo. Nyuma y'imyaka 10 tuzadusoje mu gihugu cyose. Abakuru b'ibihugu barabyishimiye cyane, ariko ikibazo cya Covid gitangiye turabisubika. Si mu gihugu cya Kenya gusa, kuri inshuro nagiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize nagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Corona yari igiye kuzamuka umwaka ushize. Arambwiye ko Leta ya Amerika izabuza abanyakoreya bose kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize twari twateguye kugira ikoraniro rya pastor rigera ku 3,000. Kubera ko numvise ko bashobora kuzabuza abanyakoreya bose kuzayo, nagiye muri Amerika ibyumweru 2 mbere y'igihe cyari giteganyijwe. Ubwo najyaga numvise ko perezida hari discours agomba gutanga, nagiye ahatangirwa amakuru mbere yuko bampa icyangombwa cyo gutambuka, nuko bacana televiziyo, nuko twumva iyo discours. Navuze muri discours navuga ko abanyakoreya batemerewe kugenda, ntago ndi bwurira indege. Perezida Trump amaze gutanga discours ntigeze avuga ibyo kubuza abanyakoreya kujyayo, nuko mbona kurira indege. Ubwo mbere bwo tworozaga aba missionnaire b'abanyakoreya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyumweru cya kabiri nasuye Atlanta, Philadelphia na Washington. Nagiye muri Atlanta, hari umugabo wari ushinzwe ababwiriza bo mu bigo, abakora umurimo w'Imana mu nsengero bitwa abapasiteri. Hanyuma abakora umurimo w'Imana nko mu bitaro, mu mashuri no magereza bitwa aba chaplains. Umuyobozi wa chaplain yatwaye imodoka amasaha 5 aje kubonana nanjye. Umuyobozi mukuru w'amashyirahamwe wa chaplain yaransuye, nuko mubwiriza ubutumwa bwiza yakiragakiza. Yarabikunze cyane. Yavuze ko azohereza amabisi 5 yuzuye abantu 250 mu mahugurwa yacu ya CLF.
rero twabaye inshuti za hafi. Yahaye abapasiteri bacu 38 ibyemezo by'uko nabo babaye abachaplain. Bivuze ko mu gihe afite icyo cyemezo cy'umuchaplain ashobora kujya kubwiriza ubutumwa bwiza ahantu hose, haba mu bitaro, mu mashuri, muri za gereza. Minisitiri w'ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze yuko abazakurikirana amahugurwa yacu bazajya bagabanyirizwa igihano nyuma y'amahugurwa. Abagororwa bamaze kubyumva barabyishimiye cyane. Rero Imana iri kuducira inzira nk'izi ngizi. Kuri ubu ngubu rero ikintu cy'ingenzi ni uko ibyaha byacu ntabwo bishobora kubabarirwa kubwo kubahiriza amategeko. Icyeza ibyaha byacu n'amaraso ya Yesu yo ku musaraba. Nicyo cyatumye Yesu ahanirwa ku musaraba mu gihe yikoreraga ibyaha byacu byose. Nkuko iyo umuntu yishe umuntu umwe, Yesu nawe yahaniwe ibyaha by'abantu bose bo mu isi, nuko arabyeza. Hano rero igikuru nuko dukwiye kwizera ijambo ry'Imana. Ntabwo twaha amategeko ngo tweze ibyaha byacu. Kugira ngo ibyaha byacu byezwe, dukeneye kumenya ko turi abanyabyaha. Mu kuduha amategeko yashatse kugira ngo tumenye ibyaha byacu. Tumaze kumenya ibyaha byacu, icyo dukora ni iki? Turamenya ngo ndi umunyacyaha. Ariko Yesu yarabambwiye yeza ibyaha byanjye byose. Ubwo Yesu yezaga ibyaha byacu ku musaraba, ntabwo yamennye amaraso ye ku mahembe ku gicaniro cyo mu isi. Yagiye mu rusengero rwo mu ijuru, abari bajya kumena amaraso ye mu ihema ryo mu ijuru. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mu Baheburayo igice cya 9 n'umurongo 11 haranditswe ngo Kristo amaze kuza nk'umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki. Ibyo no kuvuga ritari ryo mu byaremwe ibi. Iryaremwe n'intoki ni rya hema ryo mu isi, ariko ihema rikomera rirusha rya rindi gukomera no gutungana bivuze ihema ryo mu ijuru. Murabyumva? Insengero zubatswe mu isi zubatswe n'amaboko y'umwana w'umuntu. Hariho urusengero rumwe rwonyine gusa rutubatswe n'amaboko y'umuntu, ari rwo rwo mu ijuru. Niki cyatumye Imana ijya mu rusengero rwo mu ijuru kugira ngo imene amaraso yayo? Kubera ko iyi si igengwa n'ibihe, ibihe bigenda bisimbura ibindi. Mu buzira hano ku isi igengwa n'igihe, tugira ibihe byahise, ibihe bya none n'ibihe bizaza. Niba ibyaha byacu byejejwe hano mu isi igengwa n'ibihe, bigira agaciro mu gihe runaka gusa. Ariko wongera ugakora icyaha nanone, urongera ugahinduka umunyacyaha nanone. Aha ni mu bwami bugengwa n'ibihe. Niba nkoze ibyaha uyu munsi, nkica umwana w'intama nkatamba igitambo, nkasiga amaraso ku mahembe ku gicaniro cyo mu ijuru, ibyaha byanjye bikezwa kubwo gutanga igitambo cy'ibyaha. Niba ncumuye nanone nyuma y'ukwezi kumwe, kubera ko igitambo cyanatanze mbere cyari mu kigengwa n'ibihe, ntago cyagaruka mu gihe cya none ngo nongere neza ibyaha byanjye nanone. Nagomba kwiciye indi ntama nanone nkatamba ibitambo by'icyaha. Nyuma yaho nakongera nkakora icyaha nanone. Buri uko ncumuye nagomba gutamba igitambo cy'icyaha kugira ngo icyo cyaha cyezwe. Ariko mu bwami bw'Imana ho, mu gicaniro cyo mu ihema ryo mu ijuru biratandukanye, kubera ko ho ni mu buziraherezo. Ku gicaniro cyo mu ihema ryo mu ijuru ho ntabwo hagengwa n'ibihe, ahubwo ni mu buziraherezo. Hari igihe ntikijya gishira. Ntihaba igihe cyahise, ntihaba igihe cya none, abaho igihe cya none gusa. Ntihaba igihe cyashize n'igihe kizaza, haba igihe cya none gusa. Mu gihe amaraso yasigwaga ku mahembe ku gicaniro cyo mu ijuru, ku gucungurwa kwa Uwiteka. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 9 n'umurongo 11 yavuga ngo, ariko Kristo amaze kuzahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi, kandi ntihinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Amen. Ibyaha byacu byose yarabyejeje by'iteka ryose. Amen. Ahari wenda dushobora kwihana no gutahura ibyaha byacu. Tumaze kwihana ibyaha byacu, iyo twizeye ko ibyaha byacu byejejwe binyuze muri Yesu, niko kwizera k'ukuri. Abantu bihana ibyaha byabo buri munsi. Niba turi abanyabyaha, nta mpamvu yatumye Yesu apfira ku musaraba. Ubwo Yesu yapfaga yejeje ibyaha byacu by'iteka ryose. Binyuze mu rupfu rumwe rero yadusohoreje gucungurwa kw'iteka. Ntabwo yamennye amaraso yo ku gicaniro cyo mu isi, yamennye amaraso yo ku gicaniro cyo mu ijuru. Binyuze muri icyo ngicyo yejeje ibyaha byacu iteka ryose. Amen. Iki nicyo dukwiye kwizera. Iki nicyo dukwiye kwizera. Ubwo Imana yezaga ibyaha byawe, ntabwo yapfuye kubikora gutyo gusa ihubutse. Ntiyapfuye kubikora gutyo gusa mu cyuka. Kugira ngo yeze ibyaha byawe, yemeye gupfira ku musaraba, yeze ibyaha byawe nk'urubura. Rimwe na rimwe hari ubwo bajya biciraho iteka. Bajya biciraho iteka mu mitima yabo. Bati ndi umubi cyane, ndi umugizi wa nabi. Nyamara ibyo ntibivuze ko ibyaha byawe bitogejwe. Icyo cyaha cyahaniwe ku musaraba. Niyo mpamvu icyo cyaha cyejejwe burundu. Icyo Satani yakubwira cyose, ntabwo umurava wacu ari utwezaho ibyaha byacu. Ni amaraso ya Yesu niyo yeza ibyaha byacu.
amen. Tugomba kugira kwizera nk'uko Yesu yaratwejeje by'iteka. Yego ushobora kongera gukora ikosa nanone, ushobora kongera ugacumura, ariko ni hahandi warogejwe. Iki ni cyo dukwiye kwizera. Kwizera Imana ni icyo tuba tuvuga. Ariko uyu munsi none abantu benshi batekereza ko bagomba kubaho neza, basaba imbabazi z'ibyaha byabo, bihana buri munsi. Bavuga ibyo kubera ko batazi Bibiliya neza. Yogeje ibyaha byacu inshuro imwe ihagije kugeza iteka. Turi buze gukomeza na nyuma yaho. Amasaha yageze, reka dusenge. Mana Data yera, turagushimye. Buri gihe cyose mvuze ibi bintu, wogeje ibyaha byacu mu buryo butunganye. Warabyogeje byose, kandi wavuze ko wabyejeje nk'urubura. Ariko iyo dushutswe na Satani, abantu benshi barwana no kwiyezaho ibyaha byabo. Twemerera kwizera ko ibyaha byacu byogejwe binyuze mu buntu bwawe. Ubuntu bwawe butembere mu buzima bwacu. Turagushimiye Nyagasani. Dusenze twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwese, ndabashimye.